sinakubiswe rimwe cyangwa kabiri, mu nyuma rero nanjye ubwo habayemo kwitabara nyine, abagore ngo bakoresha amenyo n'icyo. Tumaze kurwana murabona ahita aranduma acuka ugutwi. Kevin nakuzuminge neza. Oya hereza mikoro Alphonsine. Ni uyu mwaka namuciye uko gutwi, ntago nzawibagirwa mu buzima bwanjye, kuko mu kwahukana kwa nyuma mperuka kwahukana mu kwezi kwa 8 ku mwaka washize. Right, reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jalas official. Ndabasuje aho muherereye aka kanya, namanukiye mu majyepfo y'u Rwanda nerekeza i Huye. Ubu tuvugana ndi mu murenge wa Mukura. Akagari ni akahe papa? Akagari ni Rango A. Rango A. Umudugudu twebwe turuka muri Cyeru. Yego. Umudugudu bawita ntacyo ubuzu uturukamo. Yes, nibyo ngibyo rero urabona ko ndi kumwe na famille iva muri Cyeru, no umudugudu mu kagari ka Rango, hanyuma ni mu murenge. Ngewe nturuka mu mudugudu wa Kabuga mu kagari k'Icyeru. Akagari ko ni Cyeru. Akagari ni Cyeru. Umudugudu na Kabuga. Okay. Aho ni sawa cyane. Hanyuma wenda ntatindije abantu badukurikiye bagira ngo babibonyeho gatoya uko muvuga inkuru yanyu y'urukundo rwanyu, uko mwabanye, ibintu bitoroshye, ariko wenda tutanagiye kure y'ibindi byose, buriya mutangire wenda mwivuga niba muri n'umugore n'umugabo cyangwa muri kurambagizanya, hari n'umuntu ushaka kubutubonye akanya taramenya abantu bicaye ha mu ruhe rwego. Murakoze. Yewe ubundi amazina yanjye nitwa Ngoboka Pascal. Yego Ngoboka. Uyu nguyu ni umugore wanjye yitwa Nyandwi Alphonsine. Wow. Twashakanye ari umukobwa, nanjye ndi umusore. Mushaka byemewe n'amategeko, dusezerana muri leta, dusezerana n'imbere y'Imana. Wow. Dukora ubukwe rwose bubabwiza. Yego. Nyuma yaho rero rwa rukundo rwacu rwaje gucumbagira. Yego. Tubanye igihe gitoya. Yego. Urukundo rwacu rutangira gucumbagira. Kugeza naho tugeza naho turwana. Yego. Tugeza naho turwana, tumaze kurwana murabona ahita aranduma acuka ugutwi. Kevin nakuzuminge neza. Oya hereza mikoro Alphonsine. Murakoze. Nago narinzi ko yewe nibiruka muri Bibiliya umuntu aciye undi gutwi. Nitwa Nyandwi Alphonsine. Yego Alphonsine. Nkuko nyine mubibona twabanyeho nabi mu makimbirane akomeye, kugeza ubwo turarwana pe. Murabibona koko kugutwi naguciye. Naraguciye kubwuko nange, ariko byari bingwiriro niyo umuntu akubitwa nyine aritabara. Ntago narinzi ko kuri bucike, urabona hari na nijoro ntari kumanywa. Nubuhamya burebure, ariko ngira ngo uhine nkuko wari wabuhirinye kare. Byagenze gute kugira ngo bigere ku gihe cyo guca umugabo ugutwi? Uko byagenze ni amakimbirane yakuruwe n'ubusinzi. Uyu mugabo ni umuntu ukunda inzoga. Jewe rero ntago nayikundaga, ahubwo nari umuntu ushaka iterambere mu rugo. Ntumva ko agafaranga yaba yakoreye akazana mu rugo tugakakoresha mu rugo uko bikwiye, abana bakabona imyenda, tukabona icyo kurya gihagije. Nabona ntabibonye rero nagira ngo ndamuhanuye, nawe ati ndagukubita. Urumva barimo n'umusemburo. Ngakubitwa. Sinakubiswe rimwe cyangwa kabiri, mu nyuma rero nanjye ubwo habayemo kwitabara nyine, abagore ngo bakoresha amenyo n'icyo dufite twitabaza, ariko ni shitani yabikoze nyine, urumva ko nayo yashyizemo imbaraga zayo. Sa nkuducira ku mayange nkuko babitubwiraga, wenda numvise n'imyaka uyibuka ukuntu byagenze kugira ngo bigere igihe noneho muza kurwana ukarakara ukamuruma. Ntabwo ari inshuro ya mbere mwarwanye nkuko wabivuze, mwagiye murwana inshuro zirenze. Rero ndashaka ko usa nkuzi dusobanura ukuntu byabaga bimeze na situation mwabaga murimo, cyangwa se ibihe mwabaga murimo n'ukuntu byahitaga bigenda, kuko numvise harimo ikintu gikomeye cy'ukuntu wagendaga wagera mu rugo unagiye ivuze ngo uragiye ugasangura twite. Ni ibintu bitoroshye, buriya baravuga kabigasekwa nk'akeza, ariko nyine ni inkuru itangaje.
twashakanye 2004 ubwo urumva tumaranye imyaka 17 ariko kuva ku mwaka wa mbere natangiye nahukana 2005 nari ndi iwacu 2006 ndi iwacu ndibuka ko ku mwana wa kabiri niho nagize agahenge k'imyaka 2 mba mu rugo ariko mu nyuma niho njyaye umwana wa gatatu niho noneho amakimbirane yakomeye bigeraho ari ndinda kumuruma ubwo rero maze kubyara umwana wa gatatu nibwo nyine hajemo ikibazo cy'intambara ikomeye turarwana ari nijoro ndamuruma nyine ku gutwi kuracika nanone ngi wacu ariko naje no kujya kuri polisi ngo banjyanye kuri polisi mpamara iminsi 2 uyarahansanga ati umugore wanjye ndamukunda nubwo byagenze gutya ariko ni mu mufunguro no kuvuga ngo igihe wamurumaga ugutwi wafunzwe iminsi 2 ariko uwo mupapa aravuga ati nta nubundi ninge wabiteye amakimbirane yose arakururwa n'ubusinzi nk'uko abivuga yarabyemeraga pe ariko noneho nanataha nkabona ntibiri kugabanuka nubundi bikiyongera kuvuga ngo waragenda ukajya mu rugo wagaruka n'ubundi umuntu ntahinduke ngasanga noneho mariye no gucuko gutwi noneho n'iby'inyuro y'ugutwi bikazamo ubwo amakimbirane agakomeza kiyongera ariko noneho mu nyuma aho bimariye kugenda gutyo ejo bundi muri 2016 habayeho ikintu gikomeye turinda kuzana hano ku murenge jewe kubwanjye numvaga ko twatandukana burundu nkumva rwose ubuyobozi bwadutandukanye tukaza abayobozi bakatubwira ati se ko umugabo akigukunze wowe urabona ntose kazanyica nta kintu azagutwara humura ujye umugenza gahoro nubona bikomeye ntukajye kwitabaza inzego zo hasi ujye uza hano twongere tubaganirize ubwo rero twaje kuva hano ku murenge mu nyuma niho twaje kubona bano badamu b'abashampiyoni baradusura iwacu hari 2 bahakorera baradusura batwitaho baratuganiriza umwe akahava undi akaza umugabo akanga akabananira ariko nyuma ni nka roho mutagatifu wamugendereye aza kwiyumviriza aravuga ati ariko ibyo ndimo ntabwo ari byo koko pe ndareba nkabona umugore wanjye ndamubangamira nubwo byagenze gutya nanjye mbifitemo uruhare yego ubwo nyuma baje kwitabaza undi muyobozi baza ari 3 baratuganiriza natwe tubemerera ko ibyo bintu bitazongera kuva ubwo kugeza n'ubu tubanye amahoro nta kibazo hanyuma papa rero umudamu mwabyaranye wagenda ukinywera umusemburo ukaza ukikubitira ukavuga ati iyi ni imari yanjye rega bagomba kuguhana abaguciye ugutwi ifu gendagira ngo utwinjize muri icyo gihe kuntu nyine noneho wiyumvise urumva umuntu urabona umuntu ngwangu yagacupa na confidence irazamuka cyangwa kwigirira icyizere mu buryo budasanzwe nyine ndashaka kutwinjiza muri iyo icyo gihe byagenze gute rero tujyane kuri scene kuri tele ku buryo umuntu wese utari uhari abona situation y'ukuntu mwari mumeze urakoze uwo munsi ukuntu byagenze rero urabona agiye navuye ku kabari nanyweye inzoga ibyo yaronwe nka zingaye ngira ngo nyine byose wenda sinavuga ngo nari nanyweye izi runaka ariko narenyweye nyinshi ku buryo nasinze yego noneho nafashe n'amafaranga nakoreye nayanywereye yose ariko ni yari yose ariko urumva yuko harimo ayo nari nishi bitari ngombwa ubwo noneho nyuma yaho ngeze mu rugo ikintu cyasomborokije nasanze umugore yarakaye ati umugabo nzi ko yagiye kuhembwa amafaranga none agejeje aya masaha ataraza ati ndamuzi utubo wenda yayanywereye none ngeze mu rugo nsanze yarakaye mu gihe muvugishije mwaho wenda yavuze ati yego anyakire nk'umuntu anyire ku burakari kwereka uburakari rero umuntu wasinze urumva yuko nawe ugira ingaho umuntu wasinze nawe ahita abona yuko bege yanyweye n'inzoga ahita ahinduka ibindi bintu bitambona yuko batanyishimiye muri urwo rugo ubwo nahise nsubirayo kujya kunywera na yayandi ubwo hari sangahe hari nko mu masaa 12 gutyo z'umugoroba saa 2 saa 4 nimugoroba kuko natashye saa 2 yego ubwo wari watashye nari natangeze mu rugo baragusumbuye bansumbuwe mpita nsubirayo noneho nayo nari mfite ngiye kuyarangiza amazi ubundi bishaka bibi ubwo nibwo nagiye noneho ndimirije ndavuga nti noneho reka ntahe natashye nageze mu rugo nko mu masaa 2 n'igice
noneho ngeze mu rugo nkaho wenda navuze ntireka ndyame ntangira gutera amahane nangiye gutera amahane rero uyu nguyu nawe kubera bwa burakari najyanye wenda ati kuki wowe utaje ngo nyeke nayo amafaranga nawe yihagarareho rero urumva habaho intambara yo kurwana turwanye rero nibwo twazurungutanye hanyuma mufashe gutya noneho mufata gutya mu ijosi ndamukanda mu ijosi mukanze nyuma yaho ndamurekura abanyerondo baraza hahise haza umugabo witwa Hakiza duturanye kwa Tadeyo niwe waje dusanga mu cyumba ahita mfata akaboko arankurura ankuruye uyu nguyu nibwo yahise ahita amobera gutya ahita afata ugutwara gutya ubwo rero nibwo nahise nsohoka mumita nsohoka abanyerondo bahita bansohoye rero nibwo bahise banjyana kwa muganga nawe bahita bamufata bamujyana hano mu irango kuri polisi bamugejeje kuri polisi bukeye mu gitondo nje nahise njya kwa muganga ubwo ngubwo nyine barampfuka baramvuza noneho nibwo kuri polisi nageze mu rugo kuri polisi bansaba kugira ngo habeho intambara nako habeho kuburana noneho ndeba abana banjye tumaze kubyarana ndeba imibereho bazagira ndeba nyina ugiye gufungwa nese ubu ngubu nyina nawe uramuka afunzwe aba bana nzabashoboza iki ko ubwo numva nari maze kugarura ubwenge kandi noneho nkumva ko intambara ari gihe wayishoje kutarike washoye intambara none mureka agenda afungwe wapi reka njye kumufunguza kuko n'igihe ngasoza intambara nibwo nese njya kuri polisi mpita mbabwira ikibazo uko kimeze nawe baramufungura baramubwira ati nimba uko bimeze bo polisi bari bazi yuko noneho nimara kumugeza no mu rugo ari ukwihimura nabo bumvise bidashoboka umuntu aragukomerekeje babize nkaho bari kuvuga ati uri kumusaba kugira ngo ubone uko wihore mite mbona uko nihore ibi ntibishoboka ubwo ndabyumva n'ugutwi ko ari kutara huya uko mutarumba kwari gupfutse noneho barambwira ati wowe batwandikira impapuro turasinya yuko muhaye imbabazi dutaye birangiriye aho ngaho noneho ubwo ariko n'ubundi style birakomeza ubwo yahise atangaze mu rugo yahise yahukanaga iwabo agiye iwabo nyuma yaho niho nongeye gusubirayo kuko navuga ati wenda n'uburakari reka mbe ndetse banza tuzi none se amanyanga yawe niyo yatumaga gutera izo nda kugira ngo nagenda zikorera wenda nk'Imana yabikoraga kuko nanjye sinanabi nawe ubwanjye sinabimenyaga kuko namenyaga yahitaga imera gutyo nyine najya akora nkabona aratwite akahita ntuma uti umenye ko ntwite ibyo ni akazi kawe nta kibazo ahubwo uhita umanuka unzanirinda ntuzayiririra aho ngaho kandi n'ubundi akamanuka ukavuga kubita oya ntabwo twakubitanaga nyine ariko amakimbire yamaga yongera akabaho nanone so rero abachampioni mama nuko abivuga baje kubageraho abachampioni bava muri Pro-Femmes Twese Hamwe ni umuryango n'ubundi uharanira uburenganzira bw'iterambere ry'umuryango muri rusange hakubiyemo nyine uburinganire harimo ndetse n'ubwuzuzanye ndetse hakabamo no kwitinyuka ku badamu ari nacyo gikorwa hanini turimo icyo gihe mbwira ukuntu aba champion ibanga bakoresheje ridasanzwe ryari ryaratumye polisi umurenge abantu bose barakugezeho ariko waranenderanye aba champion baza ukumva ko noneho igihe kigeze bakakubera nka Malayika nkuko mama bivuga ubwo rero uwo muchampionizi ni umuntu ucuruza mitiyu hariya mu isantere mu Kabuga ngewe naritambukiye maze kwitambukira yari yarabuze n'ahantu nturuka turamurga bo nzamugeraho ne ko umugore wari iwabo nawe akaba yibana wenyine buriya nzamugeraho ne noneho sinzi kuntu naje kugenda ngiye kugurayo mitiyo yo kushyira muri telefone noneho ikiganiro cyaturutse aho ariko nahise atangira kukimbwira yahise ashaka kunganiriza utuntu dusanzwe nk'umuntu ugira ngo ashaka inzira noneho ndamubwira ati nyihera mitiyo nyine arambwira ati ariko seti ndabizi yuko ngo umunsi usiga muri ibi minsi ngo usigaye unibana ngo none ngo hinga se ngo hekeya nziza ngo hari gihe wenda narutana wa wundi ubwo nyine atangira n'umuntu uganira mbega makeya ngo none ngo urabona ari icyo mwawe ngo ariko rero ngo nubwo wenda ngo uriya wawe yabanduta ngo ariko ntabwo yabanduta cyane
ngo ndabeshya se ajya kunkoraho ni hashani have mu bireke giye ibyo narabyibagiwe ntubu ngubu urabona igihe gishize atari kirekire turabona gihe atari kirekire tibyo heryo narabyibagiwe ntubu cyarabivutse narabyibagiwe ngo buretse nkwereke ntiwambwiye se ngo nkazagufasha ahubwo nanjye ngo tukabirangiza ni ngaho se bikore turabyemeye ngwi ubwo noneho nasubiyeyo nyuma yaho ngiye kugura indi miti yo ariko bya bintu rero ati bya bintu nagira ngo noneho tubyuzuze ati ko nshaka kuzagusura mu rugo atuzabuhari ryari ndamubwira nti utegeye mu rugo ntiwahambona nigera mu rugo ninjoro nkongera nkava ninjoro ni mu rugo se naba ndimo nkora iki urumva none arambwira ati niba nta mwanya ufite se wazambwiye ahantu twahurira tukicara tukaganira ndamubwira nti wambwiriye aha none hasi icyo washaka kumbwira wamkimbwira aha none narikomezaga byo nyine madame yaramaze nk'igihe kingana iki icyo gihe yaramaze nk'amezi atanu nibana reka nigeze bamba mubaze dore nguyu ni nkaho duturanye imitugu idatandukanye ariko amakuru we yarayabwirwaga ati uriya yigeze nta n'umukobwa waganira nta n'umugore basangira iyo ngeso ntayo mu bintu byose ingeso mfite niyo kunywa agacupa ahubwo ako ngako ariko ako ngako nzakavugurura kazavugurura buhoro buhoro bikumva nzagakemura noneho umukobwa aratangiye rero ndavuga ati mbimbwirira aha ngaha ati rero ubu mwanya mfite ati ubu noneho umwanya mfite ngiye gufunga hano kuko acuruza ayo miti ngiye gufunga aha ngaha twicarira hano inyuma y'aka kazu yego twiganirire kuko ibyo ngibyo by'abachampions sinari nabizi twigira inyuma mu gikari noneho aratangira arambwira ati kombo nkubwire Pascal giye nitwa kanaka nshinzwe ibi ngibi nibi ari byo by'abachampions nyine aranyirondoraho ni none ati aya ni amahirwe nta kwitesha ndashaka ko twicara tukaganira imibereho yawe wenyine ntiyanze kumbwira y'umugorwa imibereho yawe kugira ngo udapfa mu mutwe hakiri kare imibereho yawe imibereho yanjye se kikakaye imibereho yanjye se we wayishobora ati byarananiranye n'abayobozi bose nanuze na DPC yaramanutse ati na DPC yaramanutse ati none wowe imibereho yanjye wayishobora ati reka ntago wayishobora ati nyamara nayishobora nibwo riratangiye ambwiye uburyo nako abashije kumbaza ati mbwiza ukuri imibereho umva ukomeze nyamara dushobora kugufasha ambwira noneho hari ngo tujya mu mahugurwa twamara guhugurwa ngo bakaduha inyigisho natwe bikaba bidusaba kugira ngo natwe tube twazibagezaho mwebwe muba mufite imiryango ibanye nk'uku nguku wibana numva hashaka kwerekeza noneho kubera ryagiye noneho njya kumara igihe nibana atese ubukoko kuko si ati uyu nguyu wenda ashobora kumbera umuntu akatuma yazampuza na wa mudamu kuko uyu yanyuraga niyo twaburaga mu nzira yacaga nk'abantu batanaziranye mufitanye abana batanu mugacaho gutya tu reka kayitari naye nkayitanga nkigenda nkabona ari ibisanzwe kubona nta cyabaye reka n'abantu bose babizi ibyanjye akajyana uvuga ngo mugeze kuri etape cyangwa se ku cyiciro cy'uko aho umwe yaca ahubwo undi yahangiza umuriro bibaye byiza mutahura tutanahura ahubwo noneho nyuma yaho nibwo rero namutekereje nyine uko bimeze mubwira ikibazo twaje kugirana hano ku murenge mubwira ibyo ku murenge uko badusobanuriye mubwira ukuntu babitubwiye maze bamaze kutubwira gutyo nanjye atangira noneho kumbwira uko anyigisha ati none se urumva wowe ufite ikihe gitekerezo urashaka umugore wagaruka mu rugo cyangwa se ushaka ko mutandukana burundu ndamubwira nturiya rega ikintu kizatandukanya n'urupfu nahubwo ntiyaba byashobokaga ngo n'ubu ngubu ataye niko namushubije niko yambwiye ati rero ntuganirije ibyawe nanjye nzajya iwabo ngende muganirize nawe ambwire namara kumbwira nyuma yaho nzabahuza noneho mwese umwe avuga ibyiwe undi abyumva n'undi avuga ibyiwe undi abyumva nuko byagenze
tuza guhura turaganira nuko umutima wanjye ugenda uruhuka gutyo n'uwe ugenda uruhuka gutyo umudamu yongera asubira mu rugo turabana. Ugereranyije umaze igihe kingana iki wenda uvuga ko ubona umurongo uri kugenda ucamo ya madama utubwire kugira ngo utikine wenda nawe yawuvuga nawe yavuga igihe tumaranye wenda kuri icyo gihe yego nuko ubibona ugereranyije na mbere wenda n'icyahindutsemo wenda kuko urumva mbere waragendaga ukagaruka uzi ko byakemutse ariko ibyo byose ubu ngubu hari ukuntu ubona byahindutse ida ni igihe kimaze wenda kinini cyangwa se ni imyitwarire idasanzwe wenda yamugaragayeho y'impinduka ni iki? Murakoze. Jewe nta gihe kinini kishize wenda mbonye ko ahindutse ariko imyitwarire afite irangaragariza ko hari inzira hari intambwe ari matera kuko mu kwahukana kwa nyuma mperuka kwahukana mu kwezi kwa 8 ku mwaka washize natashye mu kwa 4 k'uyu mwaka turimo ubwo urumva hashize amezi agera muri 6 7 muri 6 ubwo muri aya 6 rero uburyo mbona tubanyeho mu rugo no mu buryo mbona n'abana bwabo bahindutse navuga ko ari ikintu kishimishije jewe cyanshimishije mu mutima wanjye kuko nubwo ntabivuze hariya abana bacu umukuru yiga ageze mu wa 6 icyo gihe ndi iwacu yari ari mu wa 5 yatangiye wa 5 abo mu ba 40 ariko ubu yashoje wa 5 aza mu ba 10 yabaye wa 11. Wow. Bigaragara ko nawe arabyishimira. Hari igihe tujya twicara akambwira ati mama ati rega ati n'ubwenge kuba ntarinze ubwenge ni ibibazo tugire duhora dufite hano mu rugo ati mbonye tugize amahoro ati tukagira amahoro papa akaduha amahoro tukicara ha mu rugo ati rwose ndizera ko na segonderi nayiga icyo kintu nicyo nashimamo Imana. Wow. Bona ko yahindutse birashimishije. Hari abantu batajya batekereza ko amakimbirane y'umugore n'umugabo cyangwa se y'ababyeyi ashobora kugira ingaruka ku bana. Ni urugero rwiza duhaye ndetse kugira no mu myigire. Ibyo bintu wajya kubitekerezaho wenda iyo wabonaga izo bifu ziba cyangwa urumva tubwire situation wabaga uvuga uti ange siniza ariko abantu bavuga gutyo. Ibyo ngibyo numvaga wenda ntabivuga ariko kubera ko nyine iyo kaya yajemo ari ibintu utahita utekereza hako kanya ariko nyuma yaho ukazajya ugenda ubona ingaruka ukabona ko icyo kibazo kihari niwa ari utahita ubibona uwo mwanya ariko nyuma yaho ukagenda ubibona. Nawe bashe kugufungukira wenda akakubwira gutyo hari ikindi kimenyetso abana bigeze babereka kibereka ko bishimiye ko wahindutse wowe cyane cyane ikintu ubona yuko noneho basigaye batuje mu rugo noneho niyo nataha bakumva ko papa yaje bakumva kwaje ukabona yuko nyine banyifiteho ubwisanzure icyo kintu mbona cyahindutse kuri bo. Uvuga iki ku babyeyi baba papa baba bameze nk'inyamaswa mu rugo ku buryo umwana baza ari kuhera kuri mama n'abana batisaraje ushoboye yihisha icyo gihe wigeze ukigeramo mu buryo bwo kuba wanyweye agacupa kuko hari nk'igihe uza wenda wanasagarira mama ukabona ntacyo biri gutanga ukajya no mu bana oya nyine no mu bana byagiraga ingaruka nabo barahungaga bagahita bakurikira nyine uvuga iyo wasigaraga wibana baguruma nabaga ndumwe nyine madamu uramukunda niba muri ibyo bihe byose utarigeze umucamo inyuma wenda sinavuga ati wenda kereka wenda ari nk'Imana ibivuze jewe niberaga mu nzu yanjye jyenyine icyo gihe cyose kikarangira cyamara kurangira ariko nawe amakuru nkayakurikirana nakurikirana amakuru yiwe nkasanga nawe n'ubwo yibereye iwabo gusa nta kindi kintu cyo kuva ko hari abamushuka cyangwa se ngo hari abamujyana nane ngo wenda wawe wapi. Rero nicyo kintu nanone cyatumaga nanjye nkomeza kumukurikirana imyitwarire yiwe. Uzabakenera azabageraho twavuze aho mutuye ku nkuru yanyu ariko muri rusange turi no guhina ni iki abantu bakigiye mu nkuru yanyu y'urukundo n'ubuzima mwanyuzemo kugeza iyi saha aho mwavuye naho mugeze ni iki kintu cy'ingenzi cy'isomo ubona bagakuyemo nkawe noneho na mama tubwire isomo ubundi wenda tunasoza. Ikintu mbona wenda kigaragariza nk'abantu cyane cyane abaturanyi ubona batekanye noneho wenda niyo abaturanyi bamwe batangiye kuzana amakimbirane barabati ati mwebwe mugiye kuba nko kwa kanaka
nabo barahindutse ati mwabiretse ibyo ngibyo ko nta kamaro. Yego. Ukumva yuko hari abantu amakimbirane atari meza hari ikintu bigiraho uko gati mugiye kumera nk'urugo rw'akana ka buri munsi buri tondo buri munsi icyo kintu robo wenda bagahita baba babireka bitewe yuko n'abakana kanabo barabanye. Abadukurikiye ikintu jewe numva ikintu yene bavira umuntu witwa umugabo wese ukorera nk'udufaranga wenda navuga ati ntihakaturiye wenyine cyangwa ngo duhitane mu kabari atabanje kutugeza mu rugo kugira ngo badufateho umwanzuro, hanyuma wenda akoremo n'ibihumbi na 2 cyangwa na 5 ariko hari icyo yasize azigamye mu rugo. Nicyo numva nashishikariza abantu b'abagabo bakorera nk'udufaranga. Rero dusoze somo wakuye muri uru rugendo uko kwihangana ukagaruka ukongera ukagenda ukagaruka. Hari umuntu ukubwira uti ngiye umugabo nkubise rimwe nta kintu yazongera kumbwira tunkubita nkande, nubwo tutari gushishikariza abagabo gukubita abagore babo ariko warabyihanganiye, nyuma uranagaruka uravuga uti kanubake ugirwa inama nawe urazumva. Ibintu bigoye ku muntu buriya umuntu wakomeretsa babigoye komora igikomere kuko nawe uravuga uti nkimara kumuca ugutwi buri yarabincyuriraga, urumva cyari igikomere nawe agomba kugarukaho. Wowe ubwo buzima mwanyuzemo bwose, iyo situation icyo gihe cyose mwagiye munyuramo cyagusigiye somo ki ku muntu wenda udukurikiye nawe ubwawe ku giti cyawe? Wenda unambwire wenda mbere yuko uvuga isomo unavuge nk'ibi utazibagirwa, unamubwira uti mugabo mwiza wenda ibi bintu ntuzongere ukundi kuko buri hari nk'ibintu ushobora kubavuga ati byarandenze iki gihe. Murakoze. Jewe icyo navuga nk'abantu badukurikiye wenda ikintu cyambabaje cyampaye cyandenze mu bwenge bwanjye ni uyu mwaka namuciye uko gutwi ntago nzawibagirwa mu buzima bwanjye kuko cyampaye ipfunwe nanjye ubwanjye. Iyo wenda ngenda mu nzira numva mfite ipfunwe ko wenda abantu bavuga ati dore wa mugore wakoze ibi wa mugore wabigenje atya, numva binsigiye ipfunwe nubwo wenda mu mutima wanjye mvuga ni nanjye sinari norohewe ariko iryo pfunwe sinaribura no mu bantu. Ubwo rero ikintu kindi nabona amakimbirane tugomba kwirinda amakimbirane, nabwira abandi bantu badukurikiye ko bakwirinda amakimbirane si meza pe. Amakimbirane agira ingaruka ku muryango, agira ingaruka mu bana, agira ingaruka mu baturanyi, bigatuma imibanire yanyu ari y'abana itabaho neza, bana bagasubira inyuma, ubukene bukiyongera mu rugo. Kuko ubu nk'icyo navuga kuva twareka amakimbirane ndibaza ko icyo gihe tugiri mu makimbirane nta kenda ko kuzindukana nagiraga, ariko ubu ndashimishwa no kubona nzingura igitenge mu gikapu nkazingura umwenda nsimburanya n'undi kubera ko ya makimbirane yoroshye. Ubwo rero urumva ko amakimbirane ateza ibibi byinshi rwose, nta cyiza cy'amakimbirane mbega muri make. Ndabashimiye rero kandi mbifurije ko muzakomeza kuryoherwa n'imbuto muri gusarura z'umubano wanyu wongeye kumera neza. Imana ikomeze iborohereze ibafashe, niyo nkuru buriya byose niyibikora. Hanyuma ndumva naba mbashimiye mwakoze kwemera ko tuganira. Murakoze namwe. Yeah.